ngira ngo iyo menyereye kwambara neza Ruvuye araho bigera umuntu akakubwira ntube wabivamo ko umuntu akubwira wambaye neza bikuzeho ariko iyo ubonye umuntu wambaye neza ari mutari bimusanzwe bimuziho uramubwira ngo wambaye neza amaze ameza ningo ari ku mwanya wa mbere ngiye maze imyaka 5 ndi ku mwanya wa mbere usibyo bintu nabifeta ntago nabifeta ibyo ntago nabifeta maze imyaka 5 ndi ku mwanya wa mbere wamaze ameza ane usibyo numva nabifeta hari achievement ziba ziciritse umuntu aba yararenze ku buryo udashobora gufeta ariko waravuga iyisezo kuva yatanyira isezo abongeza baririmba indirimbo ziza cyane bakavuga ngo football is coming home kuwa mbere isankingi baba wa soka ya Rwanda azaba subiye ku mwanya wiwe nubatse inzu itera amarange nkora imihanda nkora amajaride ariko kubera umuhumuro w'amarange nanze guhita nyimukiramo nafashe umuhumuro utagira aho aba mbamutije inzu kugira ngo amenyereze amarange amajaride yashyire ku murongo n'imbuga itunganye igihe rero kirageze kugira ngo nsubiraho nahoze Watara striker mrefu kama goli ibite urone igiye kuri banke Ruvuya ukadepoza amafaranga uriya yatajya kuri konti yawe bari muri system mu gihe runaka kaza kujya muri kuri konti yawe bitego bya Watara biri muri system gisigaye no gushyira mu ncundura gusa no kubibona kuri balance uwo ni wo musubanya gusabana kubishyira muri balance bikajya abafana ba pere bumve ko ibitego bya Watara biri muri system ubu ngo bizagaragara kuri balance Watara umwitegereje statistike z'ibitego 4 ibitego 3 na assist imwe muri match enye ibyo ubuni ni statistike za Cristiano Ronaldo na ba Leo Messi ngira ngo match enye ibitego 3 na assist imwe muri champion no kuvuga ngo yuko byiburagira uruhare kuri match byibura bafite uruhare rw'igitego aliyeleta Watara zambi zake zote mimi nimebeba ni usajili wa kisomi iyo murebye ubona ko ni usajili wa kisomi niwe mwataka wenyine uri muri aka karere washoboye gutsinda igitego muzamu wa Manchester United niwe mwataka wenyine uri muri aka karere ushobora kuzaba yataka muri Africa nta wundi muntu uri muri iki gihugu uzataka Africa nta wundi mushaka mumbwira Watara urakoze cyane muri rusange rero n'uzakira Wasiri ni wowe apeni yizakira match ariko narindimo ndarya wasoje ubu mbaye mbiretseho gato kugira ngo shireho imirongo ngenderwaho mbere na mbere uyishire ushyire imirongo uko tugiye kuganira okay mbere na mbere imirongo ngenderwaho ni wowe wishyiraho cyane abadutumire niwe wishyira arese ngabanza ngasozara icya mbere shampiyona y'u Rwanda nkabwira na Rwanda Premier League ndifuza ko aba bantu baza guhagararira amakipe nkuko mwagiye kwiga muri Tanzania ndifuza ko hari nibyo tujya gukopera yo tukabizana hano kugira ngo hatazagira abantu bagenda bagwa mu mitego runaka bitewe nuko bari kujya mu bintu batamenyereye iyi Tanzania turi kujya kwigiraho uko dukora format ya shampiyona aba bavugizi b'amakipe akomeye iyo bagiye kumutoranya barabanza bakareba background ye icyo uzakora iki uzajya kuvugira kuri mikro ni ibintu usanzwe umenyereye aho niho ikipe ya Rayon Sport yazaniye dokima irabanza irasesengura irareba iravuga ngo ese ku bantu bose bari ku butaka bw'u Rwanda uwo tugiye kwinjiza mu ikipe yabaye umunyamakuru icyo ni kimwe Wasiri yabaye umunyamakuru basubiza yabaye umunyamakuru yego Wasiri yakoreye Contact FM radio mukuru w'igihugu yicayeho yinjiye muri Studio Pro Wasiri yakoreye BTN TV televiziyo irimo irazamuka imeze neza Wasiri yakoreye radio disindi radio yigenga yakiriye umukuru w'igihugu Rayon Sport ijya guhitamo umuntu uzajya ujya kuyihagararira ku meza nkaya ngaya barebye CV nk'iyo ngiyo bazana umuntu witwa Wasiri ngo aze hano niko bimeze muri Tanzania ntabwo bari buze gufata umuntu uwari we wese batoraguye ahantu hariho hose nguzuvuge ngo araza kuvugira ikipe oya bazanye umuntu witwa Ahmed Ali umunyamakuru wari ukomeye muri Tanzania ari kamwe
umunyamakuru ukomeye muri Tanzania biragusaba ko hari basics ubusari he bari gukora yari umunyamakuru ubusari gukora ari gukora ruvuya reka mbanze so ugira wihuriza na derby voilà icyo ndi kuvuga ni ikirere usibye kubaha Radio Rwanda n'iri jambo Rwanda riri kuri radio yanyu iji ni radio y'igihugu aya meza ntabwo nagakwiye guhura na Jangwani usibye kububaha kubera yuko Jangwani atabaye umunyamakuru standard ni imwe jewe derby ishize ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 12 2024 brava nari MC w'umukino wasiraza mu nzira nyinshi zigiye zitandukanye jewe nagusetsa icyo ni kimwe ndi umunyamakuru w'umwuga kabiri gatatu a big MC match ikomeye stade yamaze kuba sold out umunsi w'ingunge twavuganye stade yamaze kuzura umunsi umwe mbere y'umukino yari yamaze kuzura ako nakazi kandi kabasiri ku kigero cya 80% stade ngewe narayujuje tahurira ku meza ne n'umuntu udashobora kuzuza stade mbere y'umunsi urakoze cyane wasoje nabubashye wasoje nyine ntacyo ijambo ni ryawe Jangwani statement igera kuri 3 hasohotse official statement ya equipe ya APR ko Jangwani ari umuvugizi w'abafana ba Club Jand nyereka official statement ya social equipe ya Sport uri umunyamakuru nari gana umunyamakuru ko wasira umuvugizi w'abafana ni uyinyereka ndasoka muri studio ubundi uyu n'umuhuriga izi ntambara ubundi Sarupongo ubundi ninjye wabubashye izi ntambara Sarupongo yari yarazasiza bye z'abahuriga uyu nta official statement nimwe ya equipe niwe bakubashye buretse ndakomeza nkubwira icyo ni cyambere ndimo ndagana n'umuntu utari kuri level yanjye byavuze byo nibyo ngewe official ndi umukozi wa equipe iranze official statement yarasohotse nta official statement reka ndakomeza icya kabiri ntabwo nshobora kuvugana n'umuntu passport yanjye irimo kashe zirenge 6 igari batwara nabaye herekeje equipe ndi kuvugana n'umuntu utagira laissez-passer we ikintu gikomeye akora no kujya mu nzove kandi bajya nta laissez-passer bisaba n'indangamuntu mvugana n'abantu bo mu kirere intambara zo hasi muri Sarupongo rero zinsabye abantu barwanira ku butaka icyo ni cya gatatu ikindi cya gatatu gikomeye stade Amahoro cya gatatu bibaye byinshi kuva yavugururwa ninjye muvugizi njyenyine wayitangiye mu interview nta wundi ndi mu gihugu nta wundi muvugizi uratangira interview mu Mahoro bayitangiye kuri Pyramid kuri Azam na match ya police kimwe zero ikintu bakoze bahengereye ntahari bagiye mu Misiri kwa Pyramid bahengera Gasogi bahatangiye interview ariko ndi mu gihugu nta wundi muntu wemeye kwatangira interview n'ikimenyimenyi nejo ninjye muzongera gutangira interview ruvuyanga rero izo CV zanjye mfite ntago nakabaye mvuga n'umuntu ikintu kinini yakoze ari ukujya ku kibuga gusa kwakira abantu ibyo nabikoze nyiga primaire abo bantu ubundi to be honest izo indege kumaga iyo ndege uri kuvuga reka soze twagwaye umwanya nitwe twayimusabiye wakwisabira ikintu udafite wowe ruvuya ngo nagusabira imodoka ntayifite nagusabira akazi njye ntagafite ibyo bintu birashoboka wowe namubwiye niyerekane laissez-passer nayerekana ndasohoka muri studio niyerekana passport irimo kashe yerekeje ikipe ndasohoka muri studio ubuse inshuti zanjye ku mafoto aheruka uretse ndakeka maze mvuge nuvuze ngo mbanze nerekane passport uretse gato nawe uretse gato yaracyo nawe reka shyiremo ingingo urongera niko brother urashaka kongeramo ingingo oya nta ngingo nta mpamvu yo kuzana ingingo uretse gato ariko nimushyiramo ingingo imwe tujye muri derby nta kibazo inshuti yanjye natangiye ejo bundi 30 juye mu kibuga cya Pyramid umuntu arimo arabitangira kuri za Musanze handi hantu yemerewe gutangira interview sabere stadium bayobora ni ariko reka twumve rigani rugaju reka twumve